Mana we uzi ko umuntu yibeshya ubugingo burya iyo witegereje ubona inshogoza ari wowe azashaka akunda ubu se mpamagaye inshogoza nkamubaza nti uriya mukobwa uramukunda macibiri harya ngo ni maciki nareje ndambonada umva nkubwize ukuri mukwiyamyeho ubu mpamagaye yagutamaza hagurukira mu rugo utaha ati mama nanje hano nkukumbuye nje no kugira ngo twiganire nta n'ikindi cyari kimwe icyo bita kwiyabonesha urakizi si ukunkunda ahubwo ubuje ngo urebe ko nshogoza yaba ari mu rugo mba ugumye mutakaje nshogoza umucukireho nk'uko uzi wacukiye ku ibere ryanjye mama ndamukunda cyane ku buryo mwabyanga mwabyemera agomba kumbera umugabo wenda azadutunge turi babiri simvuze ngo uramwirukane ariko basi wenda dutunge turi babiri ariko adutunge keretse n'umuroga nyine ndabizi ko abakobwa b'iki gihe muri kwirukanka mu biti gusa icyo cyo azabatunga ariko reka ave ku kazi sha mbese uroga ubwo ninjye wabyiga mama n'umurokore papa n'umurokore mbese nyine bose ni abarokore gusa nyine njyewe ndamukunda kandi nawe ndamukunda n'uko utabizi kuki si uzi neza ko twese turi abarokore ukaza kuntobera ngira umwana